rwose nzi nari ndwaye yego narembye byarangiye napfuye. Noneho kubera kuko asenga baza kumwakura bati umuturanyi wawe Gatarina yarwaye. Nuko araza sinandi kumva byarangiye, mama Mutoni aransengera pe, aransengera narara hari gusenga neza, aragaruka arasenga ndakira, aransengera ndakira. Jambo namuvugaho iyo mpano Imana yamuhaye yego izayimukomerezemo, kandi namwe mwamugendereye Imana izabaha umugisha. yego Kuko yaba adafite iyo mpano ntago buryo muba mwaje hano. Ubwo ni Imana yabohereje kugira ngo mwumve impano ye. yego Pe ubu nubuhamya mutangiye n'abandi babumutangira. Rwose pe wari wapfuye arakuzura. yego yo mwijoro yaransengera ndakira, n'amaguru yanje arasengera ndakira, yego nambaye ubusa aransengera mbona icyo kwambara. Mu butware bwawe cyangwa se mu bumana bwawe nta waguhungabanya. Ntago twamenye neza yuko washizweho n'amatora ngo manda yawe isarangira, ahubwo twamenye neza yuko uri Imana yahozeho uhereye kera ukazageza iteka ryose. Niyo mpamvu uyu mwanya mu izina rya Yesu dusenze kubwira ijambo ryawe abarikurikiranye. Ubu ni mumwe wese umuhereza kwizera, kandi buri mumwe wese ku ruhande rwe wica Goliyati ku buzima bwe, kandi mu izina rya Yesu bimenyekane yuko hari ukubohorwa, ubohora abantu bawe. Yes, bakunzi ba Concord TV show, aho mere hose ndabasuhuje, abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali, abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Reka nshimira abantu bakanze subscribe mukamu kudushyigikira tukaba umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukaba ugiye gukandaho, Imana y'amahoro niguha umugisha, kandi kwifuriza abantu mw'iyi minsi ngo Imana mu bantu iguhe umuntu urakugirira akamaro. Nibyo nifurije abakunzi banjye mw'iyi minsi. Nababwiye ko nta mpamvu yo kubatenguha, ahubwo nzajya nkora urugendo akaguru ko ndagafite, ntabwo kwicara hamwe nabishobora, kandi pe ntabwo muzambona kenshi mu mujyi, muzajya mumbona mu cyaro ngiye kureba za mpano b'abantu bafite impano. Navuga ngo zapfukiranwe, se oya ntago zapfukiranwe, ahubwo zikiri lokali noneho ngo tuzagure zibe mpuzamahanga. Niyo mpamvu turi hano mu mudugudu wa Nyabiho mu karere ka Burera mu kagari ka Cyahi mu murenge wa Rugarama. Imbere ya kamera za Concord TV show ndi kumwe n'abamama babiri, reka batangire batwibwira. Umwe musanzwe mumuzi yitwa Nyirazaninka Drosera, ku izina ry'umwana ni mama Mutoni. Mama Mutoraho Ego abantu babagukumbuye basuhuze. ndabasuhuje mu izina rya Yesu, abakunzi banje mukomere. Yego uri kumwe n'undi ono, ntabwo uri wenyine, nawe muhe mikoro yivuge. Nanjye nitwa Gatarina Tsizanye. Yego nanjye nkaba mbasuhujije. komera Gatarina. Ndakomeye Yego yego mpera mikoro mama Mutoni, ubundi dusengera ugango Imana izibana natwe. Kadusenge. Mana turagushimye, turaguhimbarije neza n'urukundo watugiriye uhereye mu gitondo ca kare kare. Wemeye ubana natwe, urinda abagaragu bawe banyuze mu mihanda zitandukanye, bageze hano ahantu amahoro, izina rye nirihabwa icubahiro. Ngaho ngwino ubane natwe Yesu Kristo muri iki kiganiro tugiye kugirana, ngwino udushigikire, uturinde igisa n'ikibi cyose, kandi gahunda zose tugiye gukora ziyoborwe nawe. Ntabe ari umugaragu wawe w'umunyamakuru, ntabe ari nanje mutumirwa, ahubwo mu izina Yesu Kristo ubwami bwawe bari bwo bwamamara kuri iyi kamera. Wiyubahishe kandi ukora igitangaza byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Mama Muto, twakwaraga ikiganiro uri wenyine? Yego. Cyangwa se uri kumwe n'umuhanuzi mugenzi wawe? Yego. Ariko uyu munsi wo muri kumwe ntabwo ari umuhanuzi. Ntabwo ari umuhanuzi. Gatarina ndabizi ntabwo ari umuhanuzi, kuko nge ndi kuza hano yantangiriye mu nzira. Yego. Amaze ati wa munyamakuru we ugiye he? Kagani ngiye kwa mama Mutoni. Kumariki sine tugiye kuganira kugira ngo twumve ibitangaza Imana iri kumukoresha. Yego. Turebe imbaraga z'Imana nibyo tugiyemo. Yego. Gatarina ijambo yatumva ntabwo ndagusiga. Ati ntabwo usiga, tugomba kujyana. Ati impamvu ni yihe? Ati mama Mutoni namugiriyeho umugisha. Yego. Mwabantu mwe bankurikiye niko byagenze, niyo mpamvu mukubona imbere ya kamera ndi kumwe n'umukobwa, nakumva ngo n'umukobwa, ndi kumwe n'umumama ndetse
na mukuru we yabaga ari wenyine n'ubu aragaragiwe. Niyo mpamvu ngiye guha mikoro Gatarina. Gatari uraho nanone? Ndaho rwose ndakomeye. Harya utuye hehe? Tuye mu kagari ka Cyahe. Mudugudu ni Nyabihu. Centre ni Ntuza kwa Mutabazi. Kwa Mutabazi. Uwo muntu mwicaranye uramuzi? Ndamuzi. Yitwa nde? Mama Mutoni. Muziranye kuki se? Tuziranye. Umuntu ukunda konesha imyaka y'abandi sibyo ra? Sicyo umuziho? Oya. Cyo ntaho nkimuziho. Nk'umuntu ugira amahane unakarishye. Yego. Oya. Nkimuziho. Ntacyo mbwira ibyo umuziho noneho njye ndacecetse. Icyo muziho Mama Mutoni ni umuntu w'amahoro. Yego. Ni umuntu usenga. Ni umuntu ukunda abantu. Yego. Icyo muziho rwose nje nari ndwaye. Yego. Narembye byarangiye napfuye. Noneho kubera kuko asenga baza kumwakura. Bati umuturanyi wawe Gatarina yarwaye. Nuko araza sinandi kumva byarangiye. Mama Mutoni aransengera pe. Aransengera narara hari gusenga neza aragaruka arasenga ndakira. Aransengera ndakira. Uyasubiramo neza. We wafashwe ute? Wamaze igihe kingana iki utazi yuri nyumuza kwibona wakize gute? Njewe urukumva nari ndwaye. Ndangize gufatwa kurwara ubwo mbese ubwo ndapfa. Urapfa? Warapfuye? Nari ntaho nandi bari gihe bavanga kabigasekwa nkakeza wihangane nunda guseka. Warapfuye? Ubwo rukumva rero kuko ntaye ndi kureba nanga ntari kumva ubwo nensa nk'uwapfuye. Kucumva noneho ubwo nagiye ubwo babutumaho Mama Mutoni bati umuturanyi wawe yarwaye. Ubwo araza ari ninjoro aransengera arangije kunsengera nuko bwake ubwo arangije kunsengera nuko neza aragaruka aransengera ubwo mbone ndi kureba nakiza. Nose ubwa mbere aza kugusengera umeze gutyo nk'uwapfuye warabimenye? Oya. Ntabwo wabimenye? Ntabwo nabimenye. Ariho yaje ntabwo nabimenye. Wabimenyeje ku nshuro ya kangahe? Ya kabiri. Hashize iminsi ngahe? Ine nafashwe ari ninjoro ariko bwakeye mu gitondo arongera aragaruka aransengera. Yego. Ndakira pe. Nose bwari uburwayi butunguranye cyangwa wari ubumaranye igihe? Oya bwari ibirozi bari banduze. Aransengera me iyo mwijoro nuko ndakira. Banze utere haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Wangu abaturanye sinzi niba ufite umutware. Ndamufite. Niwe waje gutabaza Mama Mutoni se? Ati Gatarina byarangiye. Byarangiye pe. Ayiwe. Bumumpereye mikoro numve. Mama Mutoni nawe tubwire baje kukubwira ngo iki byari bimeze gute? Uyu mubyeyi ntago ari rimwe cyangwa se si kabiri akubitanye n'icyo kibazo. Kuba baraje kumpamagara ubwa mbere yari yakubitanye n'icyo kibazo ku mwana we bamwoherereza ibintu arangije birafunga mu mutima. Uyu mubyaza kumpamagara bwa mbere ati Mama Mutoni ngwino urebe noneho iratuzi byarangiye. Ndangije ndapfukama ndasenga cha kintu bari bohereje cihembe mu mutima uko ndi gusenga kikavamo uko ndi gusenga kikavamo umwana ruwazanye urufuro tubona asubiye mu mubiri. Ubwo rero nawe yaje gufatwa ari mu mugoroba ari saa 11 noneho nawe biza bisa nk'iby'uwo muhungu biza biri gukeba mu nda biza biri gufata mu mutima noneho birangije ubwo umubyeyi ubwo burira burangije kwira mbaye ndyamye hari nka saa 5 za nijoro ngiye kumva numva umuntu ari gukomanga arangije ati Mama Mutoni tubabarire uze ukingure kuko nta mpfaga kwitaba abantu bose nijoro. Ndavuga nturinde aravuga ati ni njewe Gatarina ari kugushaka Gatarina byarangiye yapfuye. Ndangije nuko
ndahaguruka ndangije guhaguruka ndambara ngenda mfite kwizera mpageze koko nsanga abana be bari kurira umugabo ameze nk'uwataye umutwe mbona ibintu byazambye nanje ubwanje numva ngize ubwoba ndavuga ngo mana wadutabaye mu minsi yashize nubu tukubone birangije ubwo numva mfite kwizera ndavuga ngo ariko mana hari ico wambwiye hari ijambo wavuganye nanje wambwiye yuko nzasengera abarwayi bagakira kandi sumwe si babiri n'umuhungu hari ico wakoze ndangije ndapfukama ndasenga isaha irashira yindi iraza umubyeyi nta kugaruka bimeze nk'ubyarangiye nuko cakoze nyuma yaho nja kubona mbona arazanzamutsemo gake ariko na nubundi bwenge butari bwagaruka gake ubwo kubera nimfite utwana hano mu rugo ndavuga ntikanje kutureba yenda tutarira byari bigeze mu masanka ya saa 9 nuko birangije ndaza kare mu gitondo mbyukira nongera ndasenga uko ndi gusenga niko ndi kubona umuntu ari kubohoka uko ndi gusenga niko ndi kubona umuntu ari kureba ibyari biri kumukeba nk'indiga akambwira ngo biri kugabanyuka ibyari biri kumufata bikamuniga mu mutima namubaza nturukumva umeze ute ati biri kugabanyuka nanje uko ari kumbwira biri kugabanyuka nkenyegeza gusenga turwana n'urwo rugamba turangije Uwiteka Imana ararumfasha Imana yo mwijuru navuyeyo umubyeyi yicaye ndi kuvuga ngo katuje kumushakira icyayi turebe yuko hari ico yasoma Imana ihabwa icyubahiro uwo munsi arazuka yarameze nkaho yageze mu rupfu kubyo nari ndi gukora bwa mbere nta yarari kubyumva ariko uwo munsi arazuka Imana ihabwa icyubahiro Imana ihimbazwe gusa ntibyaciraho bahita bamukubita iby'amaguru aguma mu rugo ku buryo yajaga no kuri wese kwihagarika bakagenda bamurandase ntabwo nsenze Imana irabikora none ubusari kugenda ubundi kugira no kumaya nayo hose ndi kuhagera rwose ariko none avaga mu runzu bambe none se gatari mama muto numufata nk'iki nk'umwana wanje nk'umwana wanje rwose umwana wanje nukuri Imana muri maso yifata gute yihaga icubahiro mama mutoni rero ubu tugiye kumujyana yakomeza ufate mikoro ubu tugiye kumujyana ntabwo azongera gutura hano Imana igiye kumwimurira i Kigali oya ntago mwamujana oya tugiye kumujyana agiye kwimukira i Kigali nanjye mujanjana oya wowe uzasigara oya none ko tuzajyana we n'umuryango we se oya ntago mwamujana nyine muzamujane nyuma ariko ubu ngubu nabarina oya tugomba kugenda muko kwa 10 tugiye gutangira aragenda oya ntaho twabyemera kuki mutabyemera se Imana nibiretse kumujana izamwimure nyuma yaho kandi yamubwiye ko izamutuza i Kigali kabigiye kubisohoza kankubwira aracadufitiye umumaro aracadufitiye umumaro rwose yego hari n'ikintu rwose yakoze aragisengera kuri nje ni nambaye ubusa nta nagatambaro mfite nta nagatenge ko mfite none mama muto nakampanurira ati Imana igiye kukwambika yego ndise izanyabika nta kintu cyo mfite ati igiye kukwambika igiye kukwambika akaza akabimpanurira muri iyo minsi muri ko kwezi yaranyambitse impinyambaro impinkweto byo kwambara byose imipira iki byose irabimba nukuri ngiki cyo muziho nta kindi muziho turamujyanye rero ubwo uzajya musanga i Kigali oya turacamufiteho natwe ntose ubwo muzajya mumamaga kuri telefone udafite telefone ko arasiga basengeye Imana ibahe telefone ariko turamujyanye oya uri kumwamika wese ubwango ntamujyana oya rwose oya oya rwose aragiye kugira ngo ajye gusengera nabi Kigali bose nkuko namwe yabasengeye muturanye azabasengera nyuma nabaretse akagahima niwe kamubesheje ahangaha akagahe ngaho musezereho oya ngaho gira ijambo mubwira ntago turamujyana pe ntago turamujyana mugakomeza muturaneho bura nze w'ijambo namuvugaho iyo mpano Imana yamuhaye yego izayimukomerezemo kandi namwe
mwamugendereye Imana izabaha umugisha yego kuko iyo yaba adafite iyo mpano ntabwo buryo muba mwaje hano ubwo ni Imana yabohereje kugira ngo mwumve impano yego pe ubu ni ubuhamya mutangiye n'abandi babumutangira rwose pe wari wapfuye arakuzura yego yo mwijoro yaransengeye ndakira n'amaguru yanje arasengera ndakira nambaye ubusa aransengera mbona icyo kwambara none wambaye ibyera niko bimeze ngaho mumpera mikoro mama ubyakira utera ukubona abaturanyi bari kugutangira ubuhamya kandi abantu bajya bavuga ngo nta muhanuzi wabo umva ndi kubyibuha mu mwuka umva mbese ndi kumva nabaye ikigore cy'ikibonge kuri pe yenda nta muhanuzi wabo ariko ibikorwa Imana idukoresha birivugira undi hari igitangaza Imana ikora kikagenda kikivugira nturinde wacisobanuraho nturinde wakivugaho hari igitangaza Imana ikora kikivugira uyu rero ni nka mama ubu Imana yo mwijuru yaramubwiye iti nzakugaburira rangije Imana ikajira yo bikora akamubwira iti nzaguha inka ubu nuko mpera abana amata bakanywa ubu nta kibazo araziritse inka nta satani Gatari ngwino ujye kwiyicarira mama muto nagiye kubwiriza kandi nkwikije ukuntu abwiriza afite ibikubara kanze gutwaza ku gatebe gafate unyure hano mama mutoni nkwikije ukuntu abwiriza afite imbaraga nyinshi ataguhitana kegeza aho ngaho nkwikije rwose ukuntu abwiriza ntabwo yabwiriza mwicaranye mama mutoni karibu umwanya w'ijambo ry'Imana kadusenga Imana turagushimye izina ryawe ni ryamamare uyu mwanya tugeze mu mwanya w'ijambo ryawe kandi ntago dusengeye ijambo ahubwo dusengeye mama mutoni ugiye kurivuga ntaco ndico imbere y'abadukurikiranye ariko Mana nunshoboza ndashobora kandi nyakubaha Imana data wa twese nunkomeza ndakomera muri uyu mwanya ngwino tubane natwe kandi udushigikire abadukurikiranye bose Mana data wa twese iri jambo rigiraho ribakura naho ribashira kandi nyakubaha Imana data wa twese umutwaro bari bikoreye guruhuka kubwira ijambo wiyubahishe kandi ukora igitangaza mu izina rya Yesu amen tugiye kureba ijambo ry'Imana turasanga mu gitabo ca Samweli wa mbere Samweli ya mbere igice ni ca 17 turahera ku murongo wa 44 Samweli wa mbere igice cya 17 turahera ku murongo wa 44 dusomera yego Umufilisitiya abwira Dawidi ati ngwino nkubagira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba Dawidi abwira umufilisitiya ati wanteranye inkota n'icumu n'agacuma ariko njyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo Imana y'ingabo za Isirayeli wasuzuguye uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice nguci igihanga kandi ndagaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba intumbi z'ingabo z'abafilisitiya kugira ngo abo mu isi yose bamenye ko muri Isirayeli harimo Imana kandi ngo iri teraniro ryose rimenye ko Uwiteka adakirisha inkota cyangwa icumu kuko intambara ari y'Uwiteka kandi ari we uzabatugabiza nuko umufilisitiya ava aho yarari aza guhura na Dawidi ahuta yiruka yerekeye ingabo zabo ngo ahure n'umufilisitiya Dawidi akabakaba mu mvumba ye akuramo ibuye ararirekera arikocora umufilisitiya mu ruhanga ririgitamo yikubita hasi yubamye uko niko Dawidi yahangaye umufilisitiya ibuye ry'umuhumetso aramunesha aramwica kandi nta nkota Dawidi yari yitwaje Dawidi aravuduka amuhagara hejuru asingira inkota ye ayikura mu rwubati rwayo aramuhorahoza rwose ayimucisha igihanga nuko abafilisitiya babonye intwari yabo ipfuye bariruka
amen amen. mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Imana ihabwe icubahiro kandi Imana idushigikire. Uyu ni Dawidi wari waravutse kwa Esawu. Imana yo mwijuru itugirire neza. Uyu Dawidi yanyuze mu buzima bw'icatse gusobanura muri uyu mwanya. Uyu Dawidi yavutse ari umwana w'ikinyendaro cyangwa se yavutse ari umwana wari uw'amaraya, ariko ntago dushatse kuja muri iyo nkuru. Ahubwo uyu Dawidi yari yarabaye mu ishamba igihe kirekire. Uyu Dawidi yari yaramaranye n'ikibazo igihe kirekire. Uyu Dawidi yari yaramaranye n'uburwayi igihe kirekire, ariko Uwiteka Imana arangije amusanga mu ishamba amutoranirizamo. Igihe kimwe Abafilisitiya barwanaga n'Abisiraheli, Uwiteka Imana abona yuko nta wundi wabakiza. Imana ihabwa icubahiro. Abona yuko nta wundi wabatabara. Bari barasenze byaranze. Igihe kimwe Dawidi avuye kuragira intama, nuko Saramutuma atija kureba bakuru bawe. Uwo Dawidi yari afite bakuru be b'abasirikare rata, bahoraga bahanganye bari ku rugamba. Arababwira ati mugende genda ubagemurire, kandi nurangiza kugenda kubagemurira, nuko nurangiza umbwira n'amakuru yabo. Imana idushigikire kandi Imana ibe mu ruhande rwacu. Nuko igihe kigeze Dawidi agezeyo, ariko hari icyo Imana yari yaramuvuzeho. Dawidi hari amavuta Imana yari yaramusutseho. Samweli yari yaramusutseho amavuta, bisobanuye ngo yari atandukanye n'abakuru be rata. Imana ishimwe, Imana ibe mu ruhande rwacu. Ngo nuko Dawidi agezeyo asanga bakuru be bari mu myobo. Ntago iyo nkuru ndayijamo cyane, nukugira tugere ku ntego. Nuko ngasanze bakuru be bari mu myobo, bihishe Goliyati, bihishe Abafilisitiya. Nuko ngarangije biramubabaza, agira ishaka n'umwete. Aravuga ati byanga byakunda, namenye neza yuko hari Imana ifite ubutwari, namenye neza yuko hari Imana ikiza uburwayi, namenye neza yuko hari Imana yishura amadeni, namenye neza yuko hari Imana ikura mu bukode. Ntago uyu Mufilisitiya yadusuzugura rata. Imana ishimwe. Nuko igihe kigeze Dawidi aravuga ati ariko ngiye kureba icyo gihangaje. Arangije kuri uyu murongo wa 44 ngo nuko aragenda, ntagiye inyuma gato, ngo yabwiye ngo Sawuli aramubwira ati ngiye kurwana. Nuko barangije bamureba uko ameze, bamurebera mu bwana, bamurebera uko umuryango avukamo, bamurebera mu irindi sura. Barangije baravuga bati wakana we burya wayobye. Ariko Dawidi hari icyo yari yaravuganye n'Imana. Dawidi hari icyo Imana yari yaramubwiye. Dawidi yari yaramubwiye ngo igihe yabaga ari mu ishamba, ubwo idubu ryazaga yarayikubitaga akaryica, ubwo Imana yari iri kumutoza. Hari igihe uba mu kigeragezo bitewe n'uko Imana iri kugutoza. Hari igihe uba mu kigeragezo bitewe n'uko Imana iri kugira ngo igihe kiri imbere izagukoresha umurimo ukomeye. Dawidi ari mu ishamba yari yumva yuko ubuzima bwe burangiye, ariko Imana yari yaragiye kumutoreza mu ishamba. Hari ishamba urimo Imana iri kugutorezamo, ariko humura, Imana igiye kugusohora muri iryo shamba kandi uba umunyamumaro. Icubahiro ni kibi cy'Uwiteka. Nuko ngo Dawidi aragenda, arangije kubona uwo Umufilisitiya mubonye abona n'akana gatoya. Hari igihe bakureba rata kubera abarozi bafite amafaranga, bakavuga bati uri ubundi ngo nta murimo afite, uriya ngo nta kazi akora, ubundi nitumujana mu mahembe, ubundi azivuza agakuye he. Ariko dufite Imana irengera kandi dufite Imana itabara. Imana ihabwa icubahiro. Nuko ngo Dawidi igihe cyarageze, Umufilisitiya aramubwira ati burya rero Dawidi wanyibesheho. Amina, haleluya. Ariko Umufilisitiya niwe wari wibeshe kuri Dawidi. Umufilisitiya we yarebeshaga amaso y'umubiri, ariko Dawidi yari afite amaso y'umwuka rata. Haleluya. Afite amaso y'umwuka, ari kureba yuko hari icyo agiye gukora. Yari afite amaso y'umwuka, ari kureba yuko Goliyati nubwo ahagaze imbere ye agiye kumuhangamura. Hari igihe ureba ukabona ibibazo byakurenze, ukabona nta nzira, ukabona ntaho guca, ariko ndagusaba kugira ngo wongere urebeshe amaso y'umwuka, urebe inzira Uwiteka Imana agiye kugucisha. Imana ihabwa icyubahiro. Mu Bisiraheli bose bari barabuze uwabatabara, mu Bisiraheli hose bari barabuze uwabagirira neza, ariko Dawidi ahageze ibintu birahinduka rata. Dawidi ahageze ibyari umubabaro bihinduka amaseka. Ngo nuko abwira Umufilisitiya ati, nubwo Umufilisitiya abwira Dawidi ati
wanteranye inkoni, ese uri kubona nta bushobozi mfite. Umufilisitiya yari yizeye amaboko akomeye, yari yizeye ingabo yasize inyuma, ariko Dawidi we yari yizeye Kristo, yari yizeye Imana ishoboye byose, yari yizeye Imana ya Isiraheli, yari yizeye Imana yambukije Abisiraheli inyanja, yari yizeye Imana yagaburiye Abisiraheli imyaka 400 mu butayu. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo nuko igihe kigeze, ngo nuko Dawidi aramubwira ati uyu munsi biramenyekana, ndagutera mu izina ry'Uwiteka Imana wasuzuguye. Muri Isiraheli biramenyekana, no mu Bafilisitiya biramenyekana. Ndi kugira ngo Imana ikore igituma bimenyekana, kandi bimenyekane ku mudugudu utuyeho, bimenyekane naho uvuka. Imana ihabwa icyubahiro. Bimenyekane muri karitsiye, bimenyekane mu kagari, bimenyekane mu murenge, ndetse bigera no mu ntara, kugira ngo Uwiteka Imana aguhe igihanga cya Goliyati. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro, kuko intambara yose irangizwa n'igihanga rata. Imana idushigikire. Nuko igihe kigeze, ngo Dawidi yari afite icyo yari yaravuganye n'Imana, yari abitse ibuye. Haleluya. Dawidi yari afite nzayimana, yagendanaga nayo iri kumubwira ngo nzabana nawe. Igihe kigeze, ngo nuko Dawidi arangije aravuga ngo Mana ndekura uyu mudumetso, Uwiteka atugira imbere gato. Haleluya. Arangije ahanga muri Goliyati, ngamutera ibuye, arangije agwagaramye, arangije kugira ngo bimenyekane uko yari yabimubwiye, uko yari yabivuganye nawe, aje kumuca igihanga. Ndashaka kugira ngo Uwiteka Imana muri iyi minsi aguhe igihanga cy'umwanzi wawe, aguhe igihanga cya Goliyati. Goliyati watumye amadeni ganga kwishurwa, Goliyati watumye uguma muri ubwo bukode, Goliyati watumye ubwo burwayi bwanga gukira. Dushaka kugira ngo uwo Goliyati uyu munsi bimenyekane yuko twasenze, bimenyekane yuko hari Imana itoranije Dawidi kugira ngo aje kurengera Abisiraheli. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo nuko Dawidi biramenyekana, mu Bisiraheli biramenyekana, mu Bafilisitiya biramenyekana. Oya nawe aho utuye bimenyekane, oya nanje aho nuye bimenyekane, kuko twakurikiye Imana ikomeye. Imana ihabwa icyubahiro. Imana y'uyu munsi tokiya vasayi, uyu munsi Imana ikwicira Goliyati, ikwicira Goliyati ku buzima bwawe, ikwicira Goliyati ku bana bawe. Uyu munsi Imana itoranya Dawidi kugira ngo nawe ubone agahenge. Imana ihabwa icyubahiro. Nubwo wacuruje bikanga, ariko Imana ikwicira kwizera. Ibuye ni ijambo ry'Imana, ibuye ni intwaro y'amasengesho. Ndashaka kugira ngo ugendane ibyo bintu, kugira ngo ubone uko wica Goliyati. Imana idushigikire, kandi Imana ibe mu ruhande rwacu. Uyu munsi Uwiteka Imana kwicira Goliyati. Ikibazo cyose ufite cyakubereye Goliyati, uburwayi warwaye bwakubereye Goliyati, ubukene ufite bwakubereye Goliyati. Ariko ndi kukwinginga kugira ngo uyu munsi wemere, wizare Imana, uyihamagare, uyibwire kwicira Goliyati. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Yego. Ibuye ryo kwizera yampaye ntiryari guhusha Goliyati, ntibyashobokaga ko nangara, kandi data ari umwami. Umva uyu munsi, Yego, Imana inyicire Goliyati. Imana itwicire Goliyati. Abakunzi ba Concord TV Bose Imana ibicire Goliyati. Iduhe Dawidi Yesu Kristo atwicire itwicire Goliyati. Imana ishimwe. Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Nshimye Imana niki. Nageze aha Mama Mutoni yasaraye arambwira ngo ntabwo arashobora kubwiriza. Ndamubwira mu izina rya Yesu, imbaraga n'amavuta muziho Imana yaguhaye biraza urabwiriza. Shimye Imana rero yuko Imana ihabwa icyubahiro. Yigwatirije Imana yacu ntabwo ibura uko ibigenza. Nukuri. Imana ishimwe. Tanga nimero yawe ubundi usenge dusoze. 07173896 Imana ihabwa icyubahiro. Iyo niyo nimero kandi iri kuri WhatsApp. Reka dusenga Imana. Uri Imana yacu, uri Imana ihambaye, uri Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Mu butware bwawe cyangwa se mu bumana bwawe nta waguhungabanya. Ntago twamenye neza yuko washizweho n'amatora ngo manda
nawe uzarangira, ahubwo twamenye neza yuko uri Imana yahozeho uhereye kera ukazageza iteka ryose. Niyo mpamvu uyu mwanya mu izina rya Yesu dusenze kubwira ijambo ryawe abarikurikiranye, buri umwe wese umuhereza kwizera, kandi buri umwe wese ku ruhande rwe wica Goliyati ku buzima bwe, kandi mu izina rya Yesu bimenyekane yuko hari ukubohorwa. Ubohora abantu bawe, abagukeneye bakubone, abagushaka bakubone, bimenyekane yuko ushoboye byose kugira ngo izina ryawe rishimwe. Urakoze kubyumvishe, urakoze kubohoya abantu bawe, byose mbisabye nize mu izina rya Yesu, amen.